ane ikinya cyahano gutya gusubira hasi ngiye kubafasha ngo nigize hepfo nyoberwa niba ari ngiye umwana ati pastor reka twabirangije turagufasha bakajya babaga numva ntago nyine uba wumva uburibwe ariko ibyo bari gukora ububyumva paritani bari arinze kubitoforeze kumvira imirari kwasana inyuma hari abantu basudirana n'ababwana bari gupfumura ahantu bari bushira amaburo we rero nkajya numva ibintu biri gusha nkagira ngo ni insinga ziri gusha ni insinga zahera tugiye guhira mana numva n'umubiri wanjye urumva kuntu batwika ibinono bagiye kubikura numva n'utugufwa twanjye turi gushirira avuga ati Imana z'ubugi ko n'inyundo bayizana nakwa kuni batera umusimari mwana banase kubutarwara agakanzu murakazi n'ukurya kawungi yes oya iri akawunga murya ntago ibihiye ntago amakara ya sense ahisha kawunga ntago murya kawunga ihiye undi kawunga urayiteka bakayishyira no mu ishashi bakongera bagafunga bakarambikamo utubaho mu isafuriya turimo amazi bakongera bagaterekamo ya shashi n'amata na pepa mwana data dufatira heramereye data niwubizana dore amata unyuvire mushuma amakara ya sensa tekaho kawunga ukubite imboga n'ugushyushya kuko ibishyimbo bya mitiyu n'ubundi bizana bitetse kandi agasafuriya gakaranga ibishyimbo bya mitiyu gatandukanye n'isafuriya ikaranga inyama kubera guhora ucuca umuhiga isosi kageraho kagafukuruka kakamera nk'icyungo mwana niyo hagatereka ngo gahagarare gahora gaceze inyanya ni ikimene ibiri gutira ikimamiyo nacyo kubera guhora ucucuma kigeraho kigahenga mugasanga cyashize uruhande rumwe muvuge ngo umubumbe ni danje ariko muhumure nyiri umuzabibu azi ibyo dukeneye genda muri karina ariko mu rwego rwo kuzengereza abazimu nayise vewiti undi bintu Imana iguhaye bitarimo amanyanga ujye ubyita izina ariko haleluya Yesu Kristo ashimwe haleluya haleluya zamura ibiganza turamukanye haleluya haleluya Imana iduhana umugisha mwinshi twese dufate biradusoma ijambo ry'Imana ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cya 15 turasoma umurongo w'8 gusa ntago ndibuze gutinda cyane mu nsanganyamatsiko mwateguye kuko hari undi mwigisha ariko numvishira ijambo twariganiraho tukumva icyo Uwiteka avugana natwe mu ijambo ryiwe. Yohana 15 umurongo w'8 haranditse ngo ibyo nibyo byubahisha data nuko mwera imbuto nyinshi mukaba bigishwa banjye. Imana idufashe cyane amen. Muranyemere nanone subiremo haranditse ngo ibyo nibyo byubahisha data nuko mwera imbuto nyinshi mukaba bigishwa banjye. Imana iduhana umugisha mwinshi amen. Sanganyamatsiko yanditse muri Nehemiya igice cya 2 umurongo wa 17 ziriya nkuru za Nehemiya ababazwa nuko amarembo y'iwabo n'inkike z'iwabo n'urusengero rw'iwabo byamaze gutwikwa. Aravuga ati birakwiriye ko tudakwiriye gukomeza kubaho igitutsi. Ndumva rero natwahuze imirongo ibiri iri mu bitabo bibiri bitandukanye ubundi tukumva icyo Uwiteka ashaka kuri uyu mugoroba
twakora cyangwa twaba imbere y'Imana tutariho igitutsi. Muranyemere tuganire se? Madamu n'abana 4, abakobwa 2 n'abahungu 2, kandi n'abana beza basanase. Abana banjye turasa. Dushimiye Imana ko tugeze hano mu ivugabutumwa. Abashumba, abakristo mwese, ikaze muduhaye. Imana izabaduhere ikaze mu ijuru. Umuryango mugari cyane, mu rugo turi umuryango mugari. Imana yamamagaye ndimbobo hano gogose. Yamamagara ibintu by'ibirinya n'imvange ziraboneka. Imvange zibonetse rero bitambwira babaji twabanaga gogose bati muze mbihere paseto. Ariko haleluya, mwebwe mwizire hano geti wanjye. Mwana yamaye n'ikizu cya danje mwana. Danje rwatari uzurwa nabuze uko ndwita isanzure ikintu cy'ikigeto cya danje. Naga muri kurya dance mwana mujye murya umuziki bico byagaciro. Hari abazakritika ngo murabyinira mu mubiri bo bawuvuyemo se. Mujye mukata bicaho. Uza ko byose ari hahandi n'iki wakora munezeza abantu. Ijambo rivuga ngo ujye ukorera Imana nk'uzapfejo. Niba utanapfejo ujye ukorera Imana nk'aho bari butere ikinyamukanya. Ko barakigukocora mwana. Ujya kwata ibindi turabyikorera pastor. Ntago ndabuvuga ariko ndaje mvugira Imana. Ndumva aribwo ngiye kuko hari ahantu nabonye abantu bagera bakaresha. Waje muri ve utindi yateza akagare, iyo mwinjiye muri rwa rwumba muraresha. Iyo mwinjiye muri salle d'op muraresha mwana. Noneho nduba muri cya kigeto hahandi burya muri cya cyumba haza umwana w'umukobwa akakubwira ngo kuramo imyenda. Ese mubwira ngo nikabutura sahita nyereka kanzi. Ahita mubwira ngo na pastor ni karisu yikuremo wambara icyo gito. Ndara muragera. Yewe! Nyedu gakuramo. Biti urushinge. Ane ikinya cyahano gutya gusubira hasi. Ngiye kubafasha ngo nigize hepfo nyoberwa niba ari ngiye umwana. Ati pastor rega twabirangije. Turagufasha bakajya babaga numva. Nago nyine uba wumva uburibwe ariko ibyo bari gukora ububyumva. Paritani bari arinze. Kubitoforeze. Kumvira imira kwasani nyuma hari abantu basudirana. Nabo bwana. Bari gupfumura hano bari bushira amaburo we. Rero nkajya numva ibintu biri gusha nkagira ngo ni insinga ziri gusha. Ni insinga zahera tugiye guhira mana. Numva n'umubiri wanje. Urumva kuntu batwika ibinono bagiye kubikura. Numva n'utugufuka twanjye turi gushirira. Avuga ati Imana ezubugi. Ko ni nyundo bayizana. Akwa kuni batera umusimari mwana. Urahagera mu karesha. Muranyemere tuganire ku ijambo ry'Imana. Karagaciye. Undi umurimo w'Imana cyane cyane. Madamu namubwiye ati reka ngende. Ko hari igihe nabonye ko hari igihe ibintu byose birangira ugasigana na Yesu. Namubwiye ngo arahantu nagiye ndinjira usigara hanze. Ni Yesu twinjiranyeyo. Hariya rero umudamu atagera Yesu abahari. Haleluya, baribyo baravuze ngo niwe wenyine utega amatwi abantu. Hari uhamagara ntakwitabe. Mwana ahora akakubwira ngo yari busy. Murabyumva? Kamaze saho wayiboneye nari intwaye. Abantu basigaye bahora batwaye. Ati ndatwaye. Bese kwibaza na saa sita z'ijoro wamuhamagara ati ndatwaye. Rero ni hatari. Ariko muhumure Kristo ari ku ngoma. Yesu ashimwe.
Jambo ry'Imana dusomye ni amagambo dusanze muri Yohana igice cya 15 umurongo waho n'uwa 8. N'uwa 8 twasanze ijambo rivuga ngo icyo nicyo cyubahisha data nuko mugenda mukera imbuto nyinshi mukaba bigishwa banje. Ubundi Yohana 12 kugera kuri 21 ibyo bice ni amagambo Yesu yavuze mu minsi ye yanyu. Subiremo yere ku gice cya 12 kugenda kugera ku gice cyaho cya 21 ni amagambo Yesu yavuze mu minsi ye yanyu. Kandi mureke mbibutse, ariko haleluya haleluya. Umuntu mukuru mu muryango cyangwa umusaza iyo yashaje cyangwa yapfuye, usanga abantu baje kwitabara babaza ngo ninde wari uri kumwe na muzehe ashiramo umwuka cyangwa se apfa. Ugasanga kajya ngo bagiye ngo kubaza ngo wenda bagiye kubaza ngo se amen. Uriya mutumishi dufitanye amateka namuherukaga kera byadanje, harimo nk'imyaka nk'8 cyangwa 9 gutya. Ariko kuva na kera hora ari smart, twari twarakubiswa twarahukuyeho, twarazahaye we yibera mu maveste byadanje. Ngenga Imana imumugisha mwinshi. Hari igihe yantumiye mu minsi yashize sinabasha kuboneka, ariko turaziranye tu. Amen. Nino abantu baje kwitabara bakabaza ngo ese muzehe ashiramo umwuka yarari kumwe nani, kugira ngo bagiye kumuhumuriza kumuha pole ngihangane muzehe ashizemo umwuka muri kumwe urupfu rwakuriye. Nawe uzi icyo baba bakeneye, baba bagira ngo babazo wari umurwaje ngo ijambo rya nyuma yasize avuze niriye. Bivuga ngo ijambo rya nyuma ku mukuru w'umuryango cyangwa umuntu mukuru riba rifite agaciro. Natwe viye wacu ari we Jesus. Subiramo ngo viye wacu. Nakuvuza neza uvuga ngo viye wacu. Viye wacu Jesus yagiye agize ate avuze. Muyo yavuze rero harimo n'iringiri. Yaravuze ngo mugende mwera imbuto nyinshi kugira ngo muba bigishwa banje. Ntabwo tuzakumenyera kubwiriza, ntabwo tuzakumenyera ko waririmbye, oya nkurikira. Ntabwo tuzakumenyera, oya tuzakumenyera ku mbuto. Kandi reka mbabwire ikintu cyanejeje. Umurongo wa mbere 15 ahangaha haranditse ngo ndi umuzabibu w'ukuri, data ni nyirawo uwuhingira. Muzi ko iyo umuntu amaze guhinga kugemura urugemwe amaze kurutera hakurikiraho umurimo wo kuruhingira. Kuruhingira hariho gushyiraho ifumbire, kuruhingira hariho guteraho umuti, kuruhingira hariho kubagarira cya giti wateye, kuruhingira hariho kukonorera icyo giti, kuruhingira. Ariko haleluya haleluya, n'igihe uhagera ugasanga abana bari kwangiza amababi y'icyo giti, ukaba watanga amafaranga umuntu akagura imbariro cyangwa agaca mu ishyamba agacaho imbariro akaza akazengurutsa kuri cya giti ngo kidakomeza kwangirika. N'abana bari gukina aho ngaho bagacaho amababi ngo ni amafaranga. Amafaranga nayo ni danje, muvuge ngo ni danje. Reka mbibutse abantu bavukiye mu cyaro, iyo wajyanaga isafuriya cyangwa indobo kuvoma wacaga amashami yo kuvikamo amazi atagira gute adacuwangana. Agasanga rero abantu bari gucaya amashami barimo barangiza icyo giti, akaba yatanga amafaranga bakubakaho urugo kugira ngo icyo giti kidakomeza kwangirika. Muzi cyanejeje muri uyu murongo wa mbere rero tugiye gusengera, nuko igiti kitabwira nyiri igiti ngo nyine, ahubwo nyiri igiti aritegereza. Abatumvisha Imana bavuga nyiri igiti aritegereza akamenya icyo giti gikeneye akabikora kitamusabye. Ese ashime yewe mama we, nyiri igiti aritegereza. Haleluya haleluya. Amenya ibyo dukira akababwira akagasura dufite suko twize menshi. Uyu munezero dufite n'abanya ababyeyi hano bari kuririmba, bararirimba bameze nk'abubatse za Stitawa, kandi warebesha amaso y'umubiri ukabona baracyazahaye. Nta kindi nuko gira umuzabibu hari icyo yakoze. Ikiriza amen.
ukongera umwe ngo humuragira umuzabibu arahari. Nyir'umuzabashumba muhumure, si Yorodani mugiye kubaka, nyir'umuzabibu agize gute? Arahari. Nyir'umuzabibu arahari. None se kuba utarwara agakanzu murakazi n'ukurya akawunga ihiye se? Oya, iriya kawunga murya ntabwo iba ihiye. Ntabwo amakara ya senkisi ahisha akawunga. Ntabwo murya kawunga ihiye. Undi kawunga urayiteka bakayishyira no mu ishashi bakongera bagafunga bakarambikamo utubaho mu isafuriya turimo amazi bakongera bagaterekamo ya shashi n'amata na pepa mwana. Data dufatira heramereye. Data ndi ubizana. Dore amakara unyuvire mushuma amakara ya senkisa. Tekaho kawunga ukubite imboga n'ugushyushya kuko ibishyimbo bya mitiyu n'ubundi bizana bitetse. Kandi agasafuriya gakaranga ibishyimbo bya mitiyu gatandukanye n'isafuriya ikaranga inyama. Kubera guhora icucuma uhiga isosi kageraho kagafukuruka kakamera nk'icyungo mwana. Niyo hagatereka ngo gahagarare gahora gaceza. Inyanya ni ikimene ibiri gutira. Ikimamiyo nacyo kubera guhora icucuma kigeraho kigahenga mugasanga cyashize uruhande rumwe. Muvuge ngo umubumbe ni danje. Ariko muhumure nyir'umuzabibu azi ibyo dukeneye. Abandi bana biga kuru, uwawe nta yakura afite. Ariko bakubita ari ikizamini cya leta ukumva ngo yakimennye. Yatasi cy'umuzabibu ugize gute? Abandi bana bambara inkweto abiri umva abandi bana bambara inkweto ya tranise kajyana ku ishuri mwana. Wowe ukamukubita bodaboda y'icyarindwi. Muranyemera dushimire data. Icyo dusabwa rero kugira ngo umudugudu udakomeza kuba umusaka, tudakomeza kuba igitutsi, nuko tugenda tukera imbuto nyinshi. Nawe nyir'umuzabibu ibyo dukeneye ageze gute? Arabizi. Kurya saa sita na nijoro. Nta myaka ibiri irashira ntangiye kurya saa sita na nijoro. Nibwo nyitangira kurya. No kuvuga nk'abashumba murabona ko ntabishobora meze ndacyafatira aho mbere. Ndacyafatira nta mwanya wo kuvuga ati haleluya. Ntabwo nabishobora ntibyavayo. Ariko nangiye kubona amafaranga nayabonye nge na madamu tutazi amafaranga icyari cyo. Kwe tuzi ko amafaranga ari ukwishyura inzu no kurya. Kuko nicyo kibazo kwambara se. Umenya ko wambara ari uko igihe kigeze. Ubundi uhagarara muri rya jambo rivuga ngo kubaho Uwiteka bifatanyije no kugira umutima unyuzwe. Tubona amafaranga rero tubana menshi. Amanyarwanda, amazunga, amanyamerika, bese turabona. Bani cinzirira yaduha nabaga mu nzu y'icyumba na salo. Kubera ihungabana bitangura televiziyo ngura kabati ngura frate ngura amagare y'abana ngura intebe kandi bishyira mu nzu y'icyumba na salo. Sigarana ikigeragezo cyo kubona honce. Ngura imodokari ya mbere ngura iya kabiri mba mu nzu inshuti yanjye mba mu nzu y'icyumba na salo. Zikajya zirara ku muhanda. Hungabana. Hari muri cya gihe
cya sound proof na parafu murabyibuka tujya muri guma mu rugo yanyu. Urumva ari imyaka 2 yari bwashire. Nibi nashize arenza amezi make. Bakristo basohoka mu rusengero twe tujye muri guma mu rugo. Kandi nanjye mama pastor na pastor Imana muhaye iki amafaranga nanjye nyazana ku rusengero. Kubita mo parafo. Kubita mama lanje. Niangupita $600 ngahita manuka na zarangeti. Kubakira Imana. Kristo mwaye umudiakoni yicaza. Mudamu wanjye aramuhamagara ati ndagushaka musanga. Mwati uri muzima. Ndi muzima. Tuburuzuye ati nduzuye. Nta piese mubura mu mutwe ntayi. Mama pastor mugira inzu nayo tugira. Mugira ikibanza se ntacyo mugira. Ntacyo tugira. Zimaze kuba miliyoni 5 mumaze gushyira mu rusengero. 6. Nta mwaguze ikibanza ngo murimo muraza kubakira Imana. Imana yaduhaye amafaranga natwe turi kuyishima. Namati genda muzapfurwa nguru. Amuramubwira ngo kandi urusengero narwuzuza bazahita bamwimura nta nubwo azahayobora. Iwacu muri ADPR rero barimura rero. Umunsi rwuzuriyeho, umunsi twakasa akagozi, niwo munsi y'amavugurura yarabaye muri ADPR bagabanya abakozi. Bahera ku batarize rero nanjye ntago nize. Nibitse 6 abanza yonyine. Na Yesu ne yarangije. Ya mbere ya jenoside nabwo mu wa 6 nize ibihembwe 2. Muruka ko jenoside yabaye turi mu gihembwe cya kangahe cya 2. Sinasubiye mu ishuri nese njya kwibera indara ku mihanda. Bagabanyije abakozi rero ngiye uretse no kunyimura ahubwo nagiye mu murongo w'abagabanya. Muvuga ngo baragakata. Kazi kaba karahagaze n'umushahara urahagara. Icyo gihe narigishaga mu rusengero rwanjye nafashwa ati haleluya. Kuri rya deni mufite rya miliyoni 5 mwite mukuraho 800. Ibwo komite KTV buruka kabasigaye nyana 200. Madama kaza gashima Imana tambajije temagare y'abana ejo twara yakuze mwite mukuraho turuwasa nagakuraho yose tiyamara yose bavivura. Bamiyorete bari badusigayemo miliyoni 3,700 ariko n'andi yose n'ubundi ntayo kubaduhaye twarivivuzaga. Nitwe twivivuzaga. Nabwo magarara imbere y'abakristo ndababwira ati twabanye neza mwambere y'umugisha. Imana yaguriye igisuzuguriraho. Imana yamereye amafaranga. Imana yamereye hanga. Imana ndayivuga navuga ati rya deni mwari mundimo yose nta natanu mundimo twubakiraga Imana. Ndangije ndagenda baramperekeza njya gukorera Imana. Bamayirete nko kuwa mbere, kuwa 3 numva telefone irampamagaye ndayitaba. Ngo pastor ugira konte muri Beka. Ndikiriza. Uwo muntu arambwira ngo yinyoherereze. Ndavuga ati wundi ko nta kiriho niba ari n'umwesikoro ko nta cyakuraho. Ndayimuha ngiye kubona mbona message ya miliyoni 7 mu maso mu minota nk'icumi yayinyatse ahagaze muri Beka. Hari message ubona ukajya wihanagura mu maso kongera urumuri. Ukongera iki urumuri. Naho ndumva nakwicara mwihangane gato nicara. Ko magarare kuri aka kaguru kamwe karimo karanja pe. Ntago ntindangiye gusoza ariko numva bitakunda. Dore umuntu
ukiri muto w'umujene Marie barambwira ngo pastor turagukunda. Igihe twari tunaniwe wadushubijemo imbaraga. Igihe twari ducitse intege twarakomeye kubwo buhamya bwawe ku YouTube. Watwigishije kubabarira no gutanga imbabazi. Tubabarira batwiciye ubu turi abagenzi bajya mu ijuru. Wadusobanuriye ibikomere tumenya ko ari ibikomere bikira n'ibidakira. Bene data ibikomere byose ntibikira. Hari ibikira hari n'ibidakira. Ariko ibyo bidakira kubana Imana umwuka weraza akakwigisha ukubana nabyo. Umuntu wakwirwanishije ku kazi ubonye akazi cyo kirakira. Umuntu utabyara bamwita amazina ariko iyo yabyaye icyo kirarangira. Umuntu wakwiciye ubukwe ubonye undi musheri cyo kirashira. Ariko igikomere cya jenoside ni igikomere ubana nacyo ibihe. Ubu mbyaye kane ntawe urampembe. Kandi umukristo wanjye baje guhemba arandarika. Pastor tibaranzanira agafanta kandi uzane na madamu. Biriya bagiye gukorera umudamu baje guhemba kumutegesha urugori cyangwa igitambaro, kumuhekesha umwana, gushyiraho umutaka bakatwiki kandi bari mu nzu, bakamucanira buje kandi kumanywa ngo n'urumuri. Ibyo bagiye bari gukorera uwo mudamu yabyariye amezi 9 nk'ayo umugore wanjye yabyariye. Singira abonereka abana. Umwuka wera araza akakwigisha ukubana nacyo. Mwana wanjye mukuru ejo duherutse kwicara muri salo numva ari yongoje. Ngo daddy nditaba ngo karame ngo wewe daddy wawe abaye. Wenda arimo batabyushize n'imvugo z'abana b'iki gihe ngo daddy. Yaravuze ngo papa ngo wewe papa wawe abaye. Subwo ndamusubiza ngo iki? Namusubiza ko yapfuye. Mbese nimbisigiriza nkavuga ko yapfuye arambaza icyamwishe. Ko data yarapfuye ndi imfubyi nawe uri imfubyi ariko impfu zabo ziratandukanye. We yararwaye arapfa, yakoze accident imyaka izabukuru yarapfuye ariko nge yarishwe. Ndamusobanurira ko yishwe. None uwanu kandi ngo naramaze gukira. Seka haleluya Kristo muri bikomere none nkomerekejwe n'umwana nabyaye kandi ubwo n'uwa mbere urumva basigaye batatu nabo ngomba kuzasobanura muvuge ngo ni danje. Umva miliyoni 7 zigeraho usikuru barambwiye ngo genda ugura imodoka ukore tepe. Niwo munsi abantu bakoze groupe bangurira ikibanza. Na diamond riko gose menya yuko pastor bari kumena amabuye. Ucana diamond iri kimisagara yose bivuze kabati. Ba pastor bari kumena. Abantu ba mama sima ba wari bwabona umuntu akabwira ngo pastor munamenye ko atangiye kubaka ngwino ngo Yesu ngo mbabarira uze ngo Yesu muramubabara cyangwa yitujye. Umuntu ntabwo imifuka 10 ntabwo hitana gahamagara de yacamwe ziba ziparitse twari ngo aryo upakira toni zingaye ngenye n'igice akaguhasima mu matungo jya mu gikari bapakire toni enye n'igice. Bantu bufite ikizu na kizi sanzu harimo toilette. Ko toilette ni barenye ubwongo bw'ibyumba nibingahe. Iyo uri mu majyepfo ugasaba toilette turakwiyengira hari, waba uri burasirazuba hari, waba uri mu majyaruguru wikwirwa umanuka hepfirari. Password ni ugukorera Imana ukinjiza muri agenda yo mu ijuru. Haleluya. Bantu bansigira yuko ntari nzi ko amarange urone yo wishyuye inzu bahita basiga nimugoro ukahita wimukiramo siko bigenda. None amarange burya mu cyumba cy'abana haba mirange ry'abakobwa, mu cyumba cy'abahungu haba mirange ry'abahungu. Burya ngo ntagabase muri salamanje ngo haba mirange ridatera igifu ritera apeti.
babikura kuri interineti kuri salamanje, ntabwo basigamo irangi iryo ari ryo ryose. Hari irangi ureba ukarwara igifu. Erega nanjye nibwo nkibimenya, nibwo bikiza. Muri salo ntabwo habamo ibara rimwe, burya ibara ryo kuri kibambasi cya televiziyo ntabwo risa n'irangi ryo hakurya, kandi iryo wasize hano hakurya niryo rigutegeka iryo usiga ku kibambasi cya televiziyo. Harimo amatara, harimo umuziki, ingoma, mbese n'ibyo ukajya wumva n'ibigoma utazi aho biri. Jaridete b'imikindo. Nagiye kwigisha kwa Masengo ari muri Foursquare. Bamamakara bana basi no muri jaride ya Sasamo, mbese ibintu ugende mwera imbuto nyinshi ubwo mwabigishwa abantu, kandi nicyo cyubahisha data. Haleluya, haleluya. Sojeje mbabwira ngo muhumure nyir'umuzabibu barahari. Nakoreye Imana ntacyo ndebyeho, nakoreye Imana ngo uyu mukozi w'Imana aranze. Igihe cyanjye benshi baraguye, benshi barahemutse, bahemurwa n'ibihe twari turimo by'ubukene. Ariko nicana na madamu nibatireka tuzapfe turi abakene, Imana izatwambikira ikamba ry'uko tutesikorotse. None uretse n'ikamba ryo mu ijuru no mu isi twomoye ibikomere. Ubu madamu asigaye afite imodoka imutwara, abana nuko, nanjye ubwo naparitse aho hanze ntago ngitega moto. Yenda muri Karina ariko mu rwego rwo kuzengereza abazimu nayise V8. Budi ibintu Imana iguhaye bitarimo amanyanga ujye ubyita izina. Ariko haleluya, muvuge ngo rekera zagaruka ubutaha. Imana ibaho umugisha mwinshi, ndanezerewe. Munyemere dukomere Imana amashyi tuyishimire muri iki gikorwa mugiye gukora rwose. Mukore mwandikisha mu ijuru, nubwo ndwaye nanjye ariko nzohereza 50,000 bize bikorwa. Reka twongere dukomere Imana amashyi kandi nanone umuntu utayakomye se ntabwo yishimiye Theogene. Haleluya.